Mwaramutse neza nshuti mukunda gukurikira amakuru ya P Network. Nishimiye kuba ngiye kubagezaho uko inama yagenze kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2024. Rero iyi ni channel yanyu Jingo Nyemazi Official igiye kuzajya ibagezaho amakuru atandukanye. Rero uyu munsi wakwibaza uti ese mu nama habaye iki, mu nama byagenze gute? Inama rero yatangiye mu masaha 9, babaye nk'abatindaho gato ko bari bavuze ko izatangira saa 7 za GMT, ubwo n'ubundi ari saa 9 ariko batinzeho gatoya. Hanyuma rero byatewe na system cyangwa tekinike, habanje nyine kuba nk'akabazo ko kwinstara ibikoresho, ariko byagezeho birakunda. Rero mu nama hari harimo aba GCV ambassadors batandukanye baturutse mu bihugu 18. Ntabwo bose bari bahari kuko ntabwo byakunda kubahuriza hamwe mu nama imwe, niko babyifuje, bifuje ko bazagenda bakora inama zitandukanye. Bibutsa ko inama ikurikira izaba kuri 18 z'ukwa 5. Rero mu by'ukuri niyo mpamvu batemeye ko abapiyoniye aba GCV ambassadors bose bajyamo, ahubwo uyu munsi harimo nyine abo ngabo 18. Rero inama yatangiye nyine neza. Hanyuma rero aba host bayo cyangwa abakira abandi harimo David Gibson na Manaha uturuka muri Guatemala, David uturuka nawe muri USA cyangwa Amerika, niwe wari host, niwe wagiye atanga umwanya w'ijambo. Rero batangiye bavuga ibitekerezo byabo, bavuga uko babona P Network ikwiye kwitwara cyangwa uko ibintu bikwiriye kugenda. Bashimiye na Core Team imirimo bakora, banashimira na Dorisine ubwitange agira ko butagereranwa. By'ukuri rero muri rusange bagiye bavuga ko bifuza ko Open Mainnet yaba vuba, yaba nk'uko babyifuje kuri tariki ya 28 z'ukwa 6. Rero abantu nyine bamwe murabizi ko bagiye basaba, ndetse na Dorisine yandikiye Core Team. Core Team ni itsinda nyine rikuru cyangwa ikipe nkuru iyoboye uyu mushinga wa P Network. Niyo rero bandikiye bayisaba ko yafungura rino faranga rikajya ku isoko kuri iyo tariki navuze. Rero muri rusange bagiye bifuza ko n'ubundi iyo tariki yazubahirizwa. Ndetse Kasereka uhagarariye igihugu cya Congo DRC avuga ko iyo Open Mainnet ibayeho byatuma iyi P abantu bayigana ari benshi, imishinga myinshi ikayigana, abacuruzi bakayigana, mbese bigatuma ino P ikomeza kugira imbaraga nyinshi. Rero bavuze amagambo atandukanye, hanyuma barangije Dorisine nawe bamuha umwanya, atangira rero abashimira ku magambo meza bavuze, avuga ko yari arimo gutera abantu agatege cyangwa inspiration, ko nyine yabashimiye. Hanyuma rero atangira avuga ko arimo abeshyuza abantu bavuga ko aba GCV cyangwa aba GCV ambassador cyangwa umu GCV ambassador ari umuntu uhagarariye igihugu. Kuriya bavuga ngo uyu ni GCV ambassador wa Congo, ngo wa Kenya, ko mu by'ukuri abapiyoniye iyo myumvire bakwiriye kuyihindura, ko umu GCV ambassador ari umuntu wese ufite ubumenyi, ushobora gufasha abandi, ushobora kubigisha,
mbese bakabasha kugira amakuru bamenya muri P Network, rero ko uwo muntu ari we GCV ambassador, ko ndetse umuntu wese ubyifuza yakwandikira Kiyavash, ni GCV ambassador wa Iran. Mu by'ukuri ko uwo nguwo ari we babwira, mbese akabasha nyine kujya abandika ko ndetse umupiyoniye wese abaye umu GCV ambassador byatuma P Network igera ku ntsinzi. Rero ntituzajye twumva ko aba GCV ambassador ari abantu bo hejuru gusa, ko umuntu wese uvuga rikijyana, umuntu wese influencinga abandi, ugira ikintu ababwira nyine bakacyumva, uwo muntu ko yaba GCV ambassador. GCV abantu benshi ntago barasobanukirwa icyo ari cyo, ariko GCV ni kiriya giciro cya P Network, Global Consensus Value. Mu by'ukuri icyo giciro nicyo tuba tuvuga. Rero ko abantu benshi baba aba GCV ambassador, ko ndetse byakwihutisha uno mushinga. Mu by'ukuri rero akomeza abwira abantu ko badakwiriye kumva ko P Network izagera ku ntsinzi ari uko biyicariye hasi biryamiye, ahubwo iki ngiki ari igihe cyo gukanguka, cyo kubyuka abantu, mbese tugakora ibikorwa bitandukanye byo gushyigikira kino giciro kugira ngo ino P Network igere ku ntsinzi. Rero tugomba guharanira gukora iyo bwabaga, tugakoresha imbaraga zacu zose, tukarwana inkundura kugira ngo dushyigikire kino giciro, mbese abantu babashe kunguka, abantu babashe kumenya ubumenyi bwinshi butandukanye, babashe kugera kuri byinshi. Nta kindi rero dukwiriye gukora atari icyo ngicyo, ntabwo dukwiriye kwicara. Rero yatangiye agereranya P Network n'inzu, nk'umuntu w'umushoramari yakubaka akayakoresha wenda miliyoni y'idolari, ubwo ni nka miliyari irenga amamiliyoni make y'amanyarwanda, noneho akayubaka akarangiza, noneho yarangiza kuyubaka umuntu akaza kuyimugurira. Ati se koko ari we wubatse iyo nzu? Umuntu akaza kuyigura akubwira ati ndaguha idolari rimwe, ndaguha amadolari 5, ndaguha wenda amadolari 10, koko wakwishima? Ati rero P Network abayobozi bayo ntago bashobora kwemera kwishyira hanze babona igiciro tutaracyubaha neza, tutaragishyira mu bikorwa. Tugomba nyine kubikora, tukabyubahiriza, tukagishyira mu bikorwa, tukubahiriza GCV ahantu hose, aho kugira ngo tuyitange kuri make, ku mafaranga makeya. Rero anayigereranya nanone n'umugore, mbese kuba team ayigeranya n'umugore, Paycoin cyangwa EasyP azigeranya n'umwana, ndetse abapiyoniye abagereranya n'umugabo. Uvuga ati umugabo akora ibyo asabwa, hanyuma umugore nyine agatwita, hanyuma ntabwo umugabo abaza umugore ngo ese uzabyara ryari, ahubwo ategereza ko umwana avuka. Mbese kondisiyo iyo zigezweho umwana aravuka. Rero na P Network ntabwo ushobora kujya ku isoko kondisiyo zisabwa zitarajya mu bikorwa, ntabwo rero byashoboka. Rero abantu bakwiriye gutuza, bakareka gushyira igitutu kuri P Network Core Team. Mu by'ukuri icyo dusabwa nitugikora, uyu mushinga uzajya ku isoko. Ntabwo dukwiriye kuba twirirwa twicaye, ntabwo dukwiriye kurebera, tugomba kwigirira n'icyizere, icyizere kikaturanga. Mu by'ukuri rero P Network Dorisine yayivuzeho byinshi bitandukanye, ndetse akangurira abapiyoniye guharanira ishema ry'uyu mushinga
ko ari wo maboko yawo, mbese ari bo mbaraga zawo. Mu by'ukuri ko nibashyira imbaraga hamwe uyu mushinga uzagera ku ntsinzi. Rero ntabwo dukwiriye kwicara, ntabwo dukwiriye gutuza. Mu by'ukuri yavuze ko kuba umushinga utarashyizwe ku isoko muri 2022 ari ikosa n'ubundi ry'abapiyoniye, atari ikosa rya Core Team, kubera ko Core Team yo ntacyo byayimarira gutinza umushinga ngo ntujye ku isoko, ahubwo babonaga abapiyoniye batarabaseriye, batari bakura mu mutwe, mbese harimo abacuruza buryo butemewe bakica amategeko. Rero bituma nyine batinda bigeze aha ngaha. Rero iki ni igihe cyo guhaguruka, iki ni igihe cyo kubyuka, abantu bakubahiriza iki giciro, mbese bakagihesha agaciro. Ngo ntabwo Core Team ari izahaguruka yamamaza kino giciro, kuko ibikoze yaba yishe umushinga wayo. Niyo mpamvu rero itegereje ko ba nyir'umushinga, twebwe ba nyir'amafaranga, twemeza igiciro tukanabigaragaza mu bikorwa. Dukwiriye kubigaragaza, tugakora iyo bwabaga, tukagendera ku ntego imwe. Ntusange abantu bafite ibiciro bitandukanye, ahubwo abantu bagomba gukora ibintu bisa. Kandi yavuze ko iki giciro atari umuntu umwe wagishyizeho, ntabwo ari individi, ahubwo ni kominote yose, ni abapiyoniye bose bagishyizeho, bacyumvikanyeho. Rero ntabwo ugomba gusanga umuntu umwe ari we cyubahiriza. Twebwe twese dukwiriye guhagurukira hamwe tukacyubahiriza, tukagishyira mu bikorwa, tukagenda dufite intego imwe. By'ukuri rero yakomeje abwira abantu bataka uyu mushinga ko ibintu bakora batabizi, ko kandi ibikorwa byabo bitazatuma uno mushinga utsindwa, ko ahubwo uyu mushinga ibyo bakora byose kuzagera ku ntsinzi. Anavuga ko abo bantu dukwiriye kubatera umugongo, abo bantu ntabwo dukwiriye kubatega amatwi, ndetse niba turi muri gurupe zimwe dukwiriye kuzivamo, cyangwa bakazivamo tukabasohoramo, cyangwa umuntu yakwandikira inbox ukamubloka, kubera ko uwo ntabwo yifuza ko yagera ku isonga. Dukwiriye rero guharanira ko umushinga wacu ugera ku ntsinzi. Aba bantu bashaka kwangiza inzozi z'abapiyoniye, bashaka kuburizamo destiny cyangwa destin y'abapiyoniye, y'umuryango w'abapiyoniye. Mu by'ukuri ntabwo rero dukwiriye kuwumva, ntabwo dukwiriye kubitaho, ahubwo tugomba gukomeza kugaragaza ko dufite imbaraga, kugaragaza ko dufite ingufu, ko duhuje, ku buryo abo bantu bazakorwa n'isoni, kandi ko abo bantu bafite ishyari ababwira ko iryo shyari nta kintu ryabamarira, ko aho kugira ngo ugire ishyari ry'uko umuntu agiye kugera ku ntsinzi, ahubwo wamushyigikira ukamutera imbaraga, mbese mwese mugatsinda, ko mugenzi wawe yatsinze nawe uba utsinze. Ntabwo rero yifuza ko abantu bakomeza kwataka uyu mushinga, ahubwo ababwira ko bakwiriye nabo kuza mu mushinga, iyo badafite nabo bakamayininga, ko uburyo buracyahari. Ndetse avuga ko mu by'ukuri abantu bataka uyu mushinga abenshi atari n'abapiyoniye, ahubwo ari abantu bafite amakiripitokarensi, babona amakiripito yabo agiye gusubira hasi, agiye gucika intege. Mu by'ukuri rero akomeza abwira abantu ko abo bantu badakwiriye kubatega amatwi, ahubwo bakwiriye kubirengagiza, bagakora ibyo bagomba gukora. Anavuga ko tumeze nk'ingabo, ko dukwiriye kurwana duharanira intsinzi, tugomba kurwana inkundura. Avuga ko umuyobozi mwiza w'urugamba ashyiraho icyerekezo, ingabo zikarwana zerekeza muri kiriya cyerekezo, ko icyo cyerekezo iyo gihari aribwo ingabo zigira imbaraga.
rero ntabwo dukwiriye gucika intege, ntabwo dukwiriye guta icyerekezo, ahubwo dukwiriye kubahiriza iki cyerekezo twihaye cya 28 z'ukwa gatandatu 2024 ko ariho ino pi igomba kujya ku isoko. Rero iyi pi izajya ku isoko ari uko twabishyizemo imbaraga, ari twebwe twakoze. Rero yakomeje ashimira abantu batandukanye ababwira ko ishimiye ko inama ya mbere ibaye y'aba pioneers, by'ukuri ko n'izindi zizaba, abantu ko bagomba gukomeza gukurikiza ibintu basabwa bakagendera ku ntsinzi. Rero abantu mwese mwari mwiteze kumva icyavuye muri iyi nama, ndabashimiye kandi ndizera hari icyo iki cyegeranyo kibafashije cyangwa iyi ncamake. Mu by'ukuri rero nishimiye kubagezaho ino ncamake, kandi mujye mukomeza mukurikire ino channel ikure igere kure, nigera kure ni mwebwe muzaba muteye imbere, kandi dukomeze twigisha abantu bamenye byinshi, bamenye amakuru atandukanye, bagere ku ntsinzi. Ntabwo ari byiza ko we wazarya abandi bantu nta kintu bafite kandi baracukuye ino pi. Abantu bose rero tukwiriye kubigisha bakamenya ubumenyi bwinshi. Izindi nama zizaba tuzagenda tubakurikirana uko zimeze, namwe mujye mugerageza muzatindinge, cyangwa nubona byanze nyine tugufashe tukugerereyo. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha. Uyu ni Jingo Nyemazi, akaba ari umuhanzi uhagarariye abandi mu bijyanye no kwamamaza kino giciro cya GCV. Ukeneye ubufasha n'ubundi wanyandikira ukamvugisha, mbese tukagera ku ntsinzi twese hamwe. Ino pi network ikazaduteza imbere twese. Imana rwose ibahe umugisha, jye mukomeza muharanire ko bagenzi banyu bagera ku ntsinzi. Murakoze cyane rwose, nimukomeze mwishyuke mu Rwanda mukomeze mugire amahore. Imana ikomeze ibahe amafaranga ndetse n'amafufu. Imana ibagire neza muri byose, muharanire kumayininga buri munsi, kandi mugendere ku ntego, muzagera kuri byinshi. Imana izabagenda imbere kandi ntabwo izigera ibasiga. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha mwinshi. Murakoze. Goodbye.